nge rero yarampamagaye musanga aho yabaga, kandi iyo yampamagaraga narishimaga, naragendaga kangaburira, kama ibyo kurya, ubuzima nari mbayemo yarabuzi. Najya gutaha agatoragura utuyuzi twisabune katuma nkatujyana nkajya kwifurira. Ampamagaye rero ngira ngo nongeye nariye, ngenda mvuga mfite apeti nyinshi. Mpageze najya ndebaho igisorori cyabaga giteretse nkabona ntacyo, nareba teremusi nkayibura aho yabaga iteretse. Ubwo ngiye kumva numva arampamagaye ngo ariko Theogene, ndikanga ndavuga ati yambajije ibibazo bitatu kubisubiza birananira, ariko Theogene kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Iyo shera ari kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhuma, ntago ubumbura. Niweho mbaza none se kutarigurira ipantaro ukambwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe, nitubana urabona uzangurira igitenge. Ambaza gutyo, nari nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94, nge mfite 45, nta mukandara, ari ugukura ino protesentire niyo ukahita uhambiriza utugozi tw'imifuka. Iyo pantaro kwakura ikiba kingana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane kubw'ijambo ryayo tugiye kumva mu izina rya Yesu. Amen. Dufate bira dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ni igice cya mbere umurongo waho n'uwa 12. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo waho n'uwa 12. Dukomeze inyigisho twari twatangiye kwa gatatu cyashize, dukomereza ahangaha. Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice ni icya mbere umurongo n'uwa 2. Afite biri imeze nk'iyanjye, ni ku rupapuro rwa 233 mu isezerano rishya. Reka dusome umurongo wa 12. Haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana idufashe cyane. Amen. Katwongere tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane nabo bagiye kuganiriza. Byashoboka kuba harimo abashyitsi bateranye natwe. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3 n'undi wa 4 twitegura kubona, kandi uwanyemeye twazanye. Njya nkunda kuvuga ngo Imana imuhe umugisha ko yanyemeye. Imana iguhe umugisha kuko wagize gute, wanyemeye. Yanyemeye. Hari uwambenze ankuzaho, ubwo se mwaseka? Nta upfa atamwaye, nta muntu upfa atamwaye. Kandi nge bambenze nabi, tagira ngo bambenze nka kwa kundi bakubenze. Ubundi hari igihe umuhamagara umukobwa ntakwitabe, mwanahura kwa se ko naguhamagaye ntunyitabe, ntago narindi hafi yayo, n'amakuru uri kugenda wakira ukamenya ko bakubenze ugakuramo akawe karenge. Nge rero yarampamagaye musanga aho yabaga, kandi iyo yampamagaraga narishimaga, naragendaga kangaburira, kama ibyo kurya, ubuzima nari mbayemo yarabuzi. Najya gutaha agatoragura utuyuzi twisabune katuma nkatujyana nkajya kwifurira. Ampamagaye rero ngira ngo nongeye nariye, ngenda mvuga mfite apeti nyinshi. Mpageze najya ndebaho igisorori cyabaga giteretse nkabona ntacyo,
nareba teremusi nkayibura aho yabaga iteretse, ubwo ngiye kumva numva aramamagaye ngo ariko Teuje, ndikanga ndavuga ati yambajije ibibazo bitatu kubisubiza birananira, ariko Teuje kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro iyo shera ari kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhuma ntago ubumbura niweho mbaza none se kutarigurira ipantaro kumbwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe nitubanura abantu uzangurira igitenge ambaza gutyo. Nari nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94, njye mfite 45, nta mukandara ari ugukura ino protesentire niyo ukahita uhambiriza utugozi tw'imifuka. Iyo panera kwa kuri kiba kingana niyo wakuriye gutyo ugahambiriye itizama amarinda nta yararimo, niyo ugenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe kirote. Uyu mukobwa wambenze sinamurenganya. Nigeze njya kubwiriza i Bugesera nambaye icyo gipantaro, imbere nari nambaye makenda nakubwo se nibwo nkavuga izina nimukaza kenda k'imbere, nari nakuburiwe n'umukristo wari uncumbikiye neno kubera guhora ugafura ugiye gukaraba ari kamwe kagera kagakweduka kubera systeme yo kugakamuza isumi. Hari abayizi iyo systeme uyita ukaraba ukahita ugafura ukahita ufata isumu ukahita ugakamura, kubera guhora ugakamura rero kagera kagakweduka. Ndimo mbwiriza icyo karikare nacitse ngahambirira ku ruhande ariko nkavuga Imana. Ndimo mbwiriza shiduka ndi nagahambiriye gacitse kandi mpagaze imbere y'igitera mpita nifata gutya ati haleluya, mpita nihengeka naho ngafatishije amaguru. Iyo nibesha ngatera intambwe no kuntu cyanganaga icyo gipantaro kari kwita gaca mu kaguru kamita ati haleluya. Mbese nibaze niba ndi bukomeze kubwiriza nihengetse numva umwuka aranyongoreba ngo babwire basenge. Iyo uri muri ubwo buzima kuko babana gupinze ahantu uri kwigisha Imana imanura umwuka, byibuze banareba n'umuntu uri kubwiriza nubwo atagaragara ariko bakumva ibiva muri we. Babwiye ngo basenga bahaguruka basenga. Burya rero abadiyakoni bo ntago basenga, bashinzwe protokole basenga bakanuye, ntago basenga bahumirije. Byumve, barasenga ariko ntago basenga bahumirije, basenga bakanuye. Kuko hari igihe waterana na nuza kaza kandi ashaka telefone, mvuze ntuzi. Nena hari ukuntu bubaka rero insengero z'imwana bagasiga umuryango ujya muri biro. Nabonye bahagurutse bahumirije batangiye gusenga, mpita ninjira muri biro, mpita ngafata ukuntu mbese ndagenda ninjira muri biro. Naho umudiyakoni umwe yabonye ninjira yagira ngo ngiye kunywa amazi, aza nkurikiye aje asanga naduciye na twatugozi ndimo ndagahambira turi karara. Ndamubwira ati izangarukaho humura. Ndapfukama ndambikaho ibiganza aravuga ati nubwo ntacyo nkumariye reka ngusengera Imana iguha kenda k'imbere. Mbese shimye Imana. Rero warakoze kunyemera sheri. Yankubise ikibazo cya gatatu cya kabiri, murareba nk'abashaka ko mbivuga ngiye kubivuga. Yarambajije ngo ariko Teuje kuva twamenya ntuba mu rusengero. Erega niwe ndi kubaza. None se kumbwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe tuzajya tuba mu giti cy'inyoni? Ambaza icya gatatu arambwira ngo kuva twamenya singiye guha amafaranga yo kurya, iyo nahembwe ndikiriza. Aramatse nzakomeza ngutunge. Arambwira ngo ndakubenze wihangane. Ankuzaho iyo bakubenze isi kubana nto ukabura aho uhagarara. Kureba uwo muryango sohoka rwose ndigite simbuke ndaca muri uriya muryango ko nari naje kwa sheri. Ariko nshimye Imana ko nabonye unyemera, mwamutunze ibiganza mukabanga Imana imuhe umugisha. Imana imumpera umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Mbese kubonaho nabihera biba ari hatariyo ninjiye mu buhamya, ariko twiganira ijambo ry'Imana. Ubushize ubwo narindi hano twasomye amagambo y'Imana Pawulo yandikira Timoteyo,
amubwira iby'uru rugendo, iby'ubu buzima bwa gikristo. Tuganira ijambo ryitwa ku musirikare. Dufata uru rugendo turimo tujya mu ijuru turugeranya n'igisirikare, kandi twabonye ko Pawulo atigeze aba umusirikare, ariko ubuzima bwe bwo mu minsi ya nyuma yabaye mu gisirikare cyangwa yabanye n'abasirikare muri za nzandiko ku rukiko aho yakoze. Ndetse twabonye ko yandika na ruriya rwandiko yari yaramaze gufungwa ageze muri gereza. Muri gereza kuri gereza haba umutekano w'abasirikare. Afata uru rugendo rwa gikristo, areba n'ubuzima abasirikare babayemo, arangije arabigereranya. Yandikira Timoteyo yari yarabwijaje ubutumwa kandi amusigiye umurimo ukomeye w'ubushumba. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Tuza kureba ijambo rya mbere cyangwa se ikintu kimwe cyangwa ibintu bine biranga igisirikare, ariko turebamo kimwe muri byo. Tuza gusanga icya mbere, umusirikare wese kugira ngo yitwe umusirikare aca ku ikosi. Natwe tuza gusanga dufite igisirikare tubarizwamo aricyo cya Kristo, kandi ubuzima bwacu bw'ubu buryo cyangwa se bw'ubu buzima bwa gikristo aricyo gisirikare cy'abasenga Imana. Dore ko na fande wacu ari Yesu Kristo, Jesus, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka no mu kirere no mu mazi. Kandi turakubita niduhusha, idini tukarizengereza, idini turisekurira ahantu hitwa mu mashini. Harya tuba turihaye kabisa, turihamije. Haleluya, Mana ishimwe. Kandi kagutinda vuga ijambo rya kabiri. Twabonye ko ari n'umuririmbyi waririmbye rubango mvugutira kandi ucure umaremo inkamba, umpindura igikoresho wishimira. Bivuga ngo niyagukoresha utaragera ku ikosi. Ijambo rya kabiri, mbere yuko nanjira muri uru rwandiko rwanditswe na Yakobo turwinjiramo, ijambo rya kabiri ni ijambo ryitwa kwihangana. Sirikare wo mu buzima busanzwe arangwa no kwihangana. Yarangije ikosi maze kwambara ya myenda, babishinzwe bamaze kumuha uburenganzira bwo kwambara, ari mu kazi zabacunge, barangwa no kwihangana. Nabwiye ko mu bintu bimwe mbakundira, nkunda kuntu bambara no kuntu bagenda bafite ibikoresho byabo gake gake. Mwendo wa Paul, babambaye neza, inkweto zabo ziteshiraje. Ariko haleluya, haleluya. Ariko kariya kazi barimo gasabwa kwihangana. Igihe twebwe izuba ritumereye nabi, hari n'abitwikiriye imitaka. Uzamusanga ahagaze ku zuba atabuje, yambaye imyenda mushumba, kandi sindamubone yakuyemo ya jakete ngo arambike hasi. Igihe wowe uri kwihungiza, n'abamama rero bagira utuntu tw'udufiyere, yani utuntu bafite bagenda bahungiza. Muzambwira aho bakagurira, nzakagurire madamu. Shari nawe nzakakugurira. Erega ari utuntu twica abazimu bagahwera, nubwo badapfa ariko byibuze bakazazenge. Ariko haleluya, sindabona umusirikare wagabanyije imyenda, izuba rimeze nabi. Ariko weho seviriyani, mbese ukuramo umupira ukajya mu gacu. Kubera iki? Iryo zuba ryabahabije. Igihe yari ari ku ikosi yahuye n'iruta iryo ngiryo, n'inkweto zishyushye. Uzarebe iyo imvura iguye. Njye ubuzima bwanjye ni muri Nyabugogo, niko gasima kanjye, niho nahigiye. Yesu niho yasanze afatira muri Nyabugogo. Ahampera umugisha, ahampera umudamu, ahampera abana. Na n'uyu munsi ndacyahigira muri Gogos.
aho wasabewe niho uzatabarirwa, aho wababariye ni babyumvishe bamvugire ngo amena. Nyabugogo iyo imvura iguye, niba hari ahantu haba abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali, mbanza Nyabugogo ariyo ya mbere. Iyo imvura iguye usanga twambuka imihanda dutibika, bisikana na velomoteri n'abamotari rero bakoze ijisho. Gukora ijisho urabizi se, bafashe icyuma bameze nabi, ukwepana na za kwasiteri mwirukanka, ariko umukomanda ahagaze arayimereye ati imvura ikamanuka, reba ukuntu mukwepana n'amamodoka ari mwiruka. Ubwo ntazi igiswahili za mvugo zabo, ariko mpamya ko bavuga ngo unabona basevile tu, ale ni basevile tu. Iyo mvura muri guhunga kandi utari bushonge nk'isabune, na kwasiteri kabiri naho yagukubita ukwepa imvura, we yahuye n'irutiyo ngiyo ku ikosi. Yahuye n'irutiyo. Sirikare arangwa no kwihangana, baca muri byinshi bari ku ikosi, iri kuba bategura akazi bazanyuramo. Ariko haleluya, no muri ubu buzima bwa gikristo ukwiriye kunyura ku ikosi kugira ngo ube uri umukristo wemewe. Hari abakristo mbese mu bana ariko batigeze banyura ku ikosi, kizabikubwira uzamukandagire muri kwasiteri. Ariko se akatebe kakari murokore nta byiso ariko nta maso mugira, akagenda amanuka. Ariko ubundi abakuri inzara we ni kamaseveri ni umuseveri. Umukristo arangwa no kwihangana. Yakobo arandika aravuga ngo nuko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu Yakobo ni murumuna wa Yesu bavukana kwa nyina Mariya, barakuranye. Ntiyigeze yemera Yesu, yamubonaga nka garafurere we. Ndagira ngo mbibutse ngo Yesu yigeze abwiriza ahantu mu rusengero, yafatiyeho mbese ari kubahubira buzuye, yabasomeye mu bitabo bya Yesaya ngo mama we na bene nyina bayitabaza, ngo baje ngo baburaho baca, ngo ariko bageze nk'ariya ngo Yakobo akajya avuga ngo ariko garafurere yabemeje. Ati rero kuna abantu bose bamuteze amatwi kweri, arangije amutuma hari afite bati mumubwire. Yakobo buryo niwe warivuze, timugende mumubwire ngo nyina na bene se turi hano, bene nyina na nyina turi hano, naza dusanga hano. Uzi ko Yesu yabashubije, yarabasubije ngo bene mama na bene data unonaha naba bari hano bari kumva ijambo ry'Imana bakarikomeza mu mitima yabo. Icyo Yesu yaravuze ngo imyaka 30 twamaranye muba mwaranyigiyeho, ubu giye kirageze ngo ntangire umurimo wa data. Bajya batureba bakatwitiranya, twambara bimwe, duhahira hamwe, tudodesha hamwe, amashuri namwe, ariko umunsi Kristo azahagarara ku bicu bizasobanuka. Tubyina kimwe hano, dutwara za Bibiliya zimwe, dusenga mwe, twiriza hamwe, ariko hari umunsi bizasobanuka, tukamenya niba hari seviriyani twihishemo cyangwa niba hari umukomanda. Yakobo ntiyigeze yemera mukuru we, ariko mu ifatwa rya mukuru we yararikurikiranye. Mu rubanza arakurikirana kwa Herode, kwa Pilato, bamusohokana mu murwa bamujyana Nyabihanga, arabikurikirana. Yakobo bamushyira ku musaraba, bamutera umusumari wa mbere, bamutera wa kabiri, bamutera wa gatatu. Iyi misumari nta mwanya afite wo kuyivugaho,
hari abantu bajya bashyiraho komantere ngo umwe barawuriye ng'abafuni, ariko bazajya sima barye n'imisumari. Mwagiye mureka kubarenganya. Byari ngombwa ngo abambwe n'imisumari 3. Uwa gatatu hari icyo uvuga. Kaguru kamwe kavugaga imiryango 12 ya Isiraheli, kandi kaguru kakavuga abanyamahanga, weho nanjye. Kugerekeranya amaguru bagateramo umusimari, abari ababiri, abari batandukanyijwe n'amasezerano babaye umwe muri Kristo Yesu. Ntawe bariye ntimukababeshye, bazarya sima barya n'imisumari. Arabikurikirana Yakobo, akurikirana ibiri kuba kuri mukuru we. Aho niho yamwemereye, aravuga ati garafurere nzi wahagarikije umuraba mu nyanja, garafurere nzi watubuye imitsima kuba atabasekuriye igorogota, ngategeka gusaba abatikurira aho ngaho. Afite kwihangana kudasanzwe. Niyo mpamvu mu kwandika yatangiye avuga ngo njyewe Yakobo, imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo yavuze ngo njyewe Yakobo mwene nyina wa Yesu, yari yamaze kumwemera umwami. Aravuga ngo njye Yakobo, imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Mu byo yahereho yandika, yahereye ku ijambo ryitwa kwihangana. Yabonye muri mukuru we bakuranye, aravuga ngo nuko muvuge ko ari iby'ibyishimo, nimugubwa gitomo nibibagerageza bitari bimwe by'uburyo bwose. Umusirikare aba yiteguye isaha n'isaha guca mu bimugerageza. Ntago wabasha guhura nabyo, ntago wabasha kubicamo udafite ijambo ryitwa kwihangana. Ijambo rya gatatu riranga igisirikare ni ijambo ryitwa morale. Sirikare barangwa na morale mu buzima bwabo bwa buri munsi. Morale, abasirikare barangwa na muri 90 Inkotanyi zitaha. Nari mukuru nari ndi muri uyu mujyi wa Kigali njyewe. Ingabo zari zicogeze kwa Habyarimana zagiye kubabuza gutaha, zikagenda ku mabisi. Morale ari morale. Kwa dutuye Sonatibe bakajya bagenda baririmba biziritse. Bari bafite indirimbo zitandukanye za morale. Hariho n'ababahimbiye indirimbo abakuru bari bari muri iki gihugu zivuga ngo Sherija ya lafitumuku. Izo zacaga ku maradi. Morale ari morale. 94 mu basohotse muri uyu mujyi nyuma ndimo. Wari wabasekuye kuva mu Mutara abinjirana umujyi. Nageze i Muhanga nzi ko nsanga bacecetse nta uvuga. Aho bari Muhanga numva nanone babyukiye muri morale. Mucaka ari mucaka, ariko barabasekura bakabageza i Muhanga, baracyari muri morale. Ndakandagira, hari urwo nari nihanganiye narwo. Nagiye mbabwira mu buhamya, nisanga nageze i Butare mu nzira y'umusaraba, ariko numvaga ndi bugere i Butare sanga bacecetse nta uvuga. Nero umujyi wa Butare wari urimo ikintu cyitwa abasirikare. Hariya ku Kabutare kuri gurupe guturuka Rwabuye kuzamuka kumanuka hasi, hari Rwabayanga, hari amabisi, hari abasirikare. Urumva babaturukanye mu Mutara babasekura, ariko baracyaririmba. Bagera i Muhanga babasekura, baracyaririmba. Ngeze i Butare numva morali baracyayifite. Iyo tubuhondaho kandi ubwo bageze hehe, bageze i Huye birukanka i Butare. Wari wabatibikanye naho yari yagiye. Yarabakijeho umuriro. Ndavuga ati yewe ni morali, nkuguma mu mujyi wa Butare mbona barasize. Inkotanyi naho zasanze zirandokora. Nubundi buhamya ntari buvugira, ariko nakurikiranye amakuru sanga bararinze bagera ku Gikongoro bakivuga ngo iyo tubuhona. Kandi ubwo bageze ku Gikongoro bambutse Nyungwe bakivuga gutyo, barinda binjira Kongo bakivuga gutyo. Abasirikare ni morali.
uyu mucengezi baje bavuza amadebe ngo baratashye. Uwagutsinze hari ntawe yari yagiye. Ndirimba murayibutse nawe y'umusirikare ngo uwagutsinze ntawe yagiye ngo tugaruke kurwubaka. Inkotanyi zongera zirabakubita basubira Kongo. Cyitwa Umoja Wetu, mujye mukurikira amakuru, nta cyaha nta mateka. Muri Umoja Wetu bajya kubacyura. Nagize amatsiko yo kureba amakuru nimugoroba ngo ndeba aho bari mu ngando ko bicaye bamanjiriwe. Mu ngando morali yari ikiri morali, reka ibitero byahindutse tuzarwubaka, morali kiri morali. Umusirikare wa Kristo agomba kurangwa na morali. Sirikare udafite morali araraswa. Zabibwira nimusengana, ndavuga aba Kristo. Niya senga ugira ubwoba. Twari usenga ukubona ngo ariko mana ubaye ngewe ngaba wewe urabona nta kugirira impuhwe. Murumva uyu muntu ari umusirikare kwe. Cyambe arashaka gukora kudeta. Morali nigeze mbibabwira hano hari umukobwa twasenganye. Inzara iraturya, turi mu buvumo na groupe twabagamo. Yitwaga Badatana mu mujiji. Inzara imuriye numva aramamagaye ati Muyobo, turi mu buvumo. Ndita bati Karame yakuka kakwi iyo na inzara yakwishire nakuka ubugakura kure. Inzara irakwica abantu ari bakagira ngo uri kurunguruka. Kayavuga uriya muntu ararunguruka iki kubera inzara. Ndita bati Karame ahita ambwira turabona tudapfa. Hari kuri Noheli ndabyibuka. Ndamubaza ngo tuzirikiza ati inzara. Ndamati niba ari inzara napfuye kera. Arahigima aranyihorera. Mu minota nk'itatu numva arasenze ngo Mana uri mu ijuru n'agahungu kawe murimo murarya twe twishwe n'inzara hano. Ibaze aho umuntu asenga gutyo. Hari morali yari agifite koko. Aho nicaye mu nguni mu buvumuzi ko umuntu aba atareba undi. Ndavuga ati iraduhambye irakirituye kituguye hejuru tu. Hari umuntu musengana ukavuga ati ntirica iratunigira Imana kabisa. Bitewe n'akavu yafite imbere ya fande wacu. Numva arongera aramamagaye ati Muyobo, ubwo ninjye wayoboraga iyo groupe. Mitamubaza ati ntirakwica se? Ambwira ngo yanze kunyica nanjye ndahigima. Numva aravuze ngo ariko Imana imbwira ko izama imodoka ntiwumvaga. Ndikirize. Ahita ambwira ngo wayibwiye ikaduha amapine tukaba tuyarye. Imana iduha amapine imodoka rizabiza. Ariko Imana yacu ni urukundo. Nabaye pasiteri nawe ashakwa n'umupasiteri. Ubu nawe ni mama pasiteri. Imana yacu ni inyembabazi. Umusirikare arangwa na morali. Kandi ndagira ngo mbabwire morali yacu ndavuga abakristo. Morali y'abakristo ntago tuyikura mu mafaranga menshi kuri konti nubwo nayakenewe. Morali yacu ntago iva ku mashuri twize menshi nivo dufite. Morali yacu ntago iva ku mamodoka n'amazu n'amayetaje. Kubera ko nuwarariye kawunga usanga yuzuye morali. Bashyiramo ikorasi akabyina, bashyiramo igisirimba agasirimba. Musi nzaba nakize nkagaruka hano nanjye nzasirimba. Ariko murabona bitankundira. Nzabirepeta mbere yuko nze. Nawe undushibira urazamuka nanjye nzazamuka. Bicaho byagaciro. Narababwiye ngo mujye mukata bicaho byaga. Nese umuntu uri Kibagabaga urimo serumu yaza kubyina hano. Ubyine bi. Kutabuza abantu kuvuga se ngo dore uko abyina. Abantu baravuga. Uraceceka ngo wirase. Wavuga ngo wishyira imbere.
wananuka ngo waranduye, wabyibuha ngo wayamaze, waba muremure ngaresha nk'ishyamba ritagwamo imvura, waba mugufi ngo ni igice, ntacyo wakora ngo unezeze, ujye ubyina uko ubyumva, wikoze hariya ugaruka ubyine, ni haha. Ariko haleluya haleluya, Mana ishimwe. Umusirikare arangwa na morali. Bababwira ngo morali tugira si byinshi dutunze, tuyikura mu butabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya 17:7. Yarahantu aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Morali yacu tuyikura kuwo twizeye watubereye iki? Ibyiringiro. Hari abasore batatu bo mu gitabo cya Daniyeli, muhise mubamenya kuko ziriya nkuru ni zimwe mu nkuru z'abantu batagangaye. Ubundi hari imirongo muri Bibiliya y'abantu bakubiswe bari kuri Tekeri. Yesaya 57, kuko umwami Imana Uwiteka niwe mwungeri, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi, kurira kwarara umuntu bwa kimundu. Nta jambo Imana ivuga. Iyo ni imirongo y'abantu bakubiswe. Abo bose wumva mushumba ni abantu batagangaye, bakubiswe. Amen. Izi nkuru z'aba basore batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, umuntu wese uri ku ikosi ntiyaziyoberwa kubera igisubizo basubije umwami. Iyo Mana twiringiye ishobora kudukiza kandi nawe itadukiza. Umva abasirikare buzuye morali. Ishobora kudukiza kandi nawe itadukiza. Nta mpamvu n'imwe yatuma twubara icyo kigirwamana. Abasobanuzi ba Bibiliya baravuze ngo no mu rupfu aba basore babonagamo ubutabazi, bakavuga ngo niryo gari Imana yateguye kugira ngo turuhuke imiruho n'imihati. Bibiliya iravuga ngo mu bitubaho byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Komantere washyize inkuru kuri izi ubusobanuro bwa Bibiliya, ntaho byanditse muri Bibiliya ariko ni ubusobanuro bwo kugira ngo inkuru yumvikane. Ngo bari bamaze kuvuga ngo iri jambo, mu ijuru hahise haba inama yihuse y'umutekano. Rega dufite inzego mu ijuru zikurikirana, ta majoro y'ijuru iyobowe na data wa twese. Ndavuga ati mu bakomando mfite mu isi hari abavuza ijambo, muterane mbabaze, tange l'enfort, tanga umusada. Byibuka Shumba yavuze ijambo ryiza bwomeruka hano, aravuga ati morali gifasha umusirikare gutsinda ni umusada uri inyuma. Ryangoze ku mutima. Iyi nama yari irimo umva inzego zose. Hari hariyo Gaburiyeli, hari hariyo marayika ukomeye w'Uwiteka, hariyo Mikayeli, hari hariyo abamarayika, hari abaserafi, hari ibizima. Ngingo yo kwiga hari imwe yo kubaza ngo ninde watabara abana banjye. Imana ihera ku bamarayika. Babaza ngo itanura baryenyejeje 7, bahamagaye abagabo 20 bo kubaboha kugira ngo babajugunyemo. Mwakoresha igihe kingana gute gutabara abana banjye? Abamarayika baravuga ngo twakoresha iminota 45. Imana iravuga ngo mwasanga byarangiye. Nababwiye ngo ni ubusobanuro bw'inkuru kugira ngo ibashe kumvika. Ireba abaserafi, iravuga ati mwabaserafi mwe mwakoresha igihe kingana gute? Nabo barasubizaga iminota 25 twaba tugezeho tugiye gutabara. Ati namwe mwasanga birangiye. Kurikizaho ibizima. Ibizima biravuga ati mu minota 5 ririya tanura twaba turigezemo. Ati namwe mwasanga birangiye. Hari hasigaye marayika witwa Gaburiyeli, shinzwe kujyana ibisubizo by'abera
Imana iramubaza ngo wakoresha igihe kingana gute? Gaburiyeli aravuga ati mu kanya ko guhumbya no guhumbura itanura naba ndigezemo. Imana iramubwira ngo ceceka, uwo nawo ni umurimo kujya guhumbya no guhumbura, wasanga bashize nawo ni umurimo. Ngo hari hasigaye witwa marayika ukomeye w'Uwiteka. Mu isezerano rya kera niko yitwa, ariko uwo ni Kristo mu isezerano rishya. Ngagera kuri marayika ukomeye w'Uwiteka, simvuze aho yahuriye. Usa nkubwira ahura na Yesuwa kamwipresentaho kati njubu nonaha ubu nari mari nuko ari bwo ukimbona, kandi ndi umugaba w'ingabo zo mu ijuru n'izo. Imana iramubaza ngo wakoresha igihe kingana gute Mikayire we? Aramubwira ngo kugira ngo mbere yo kukubwira igihe nakoresha, reka mbanze nkubwire nkwibwire. Liriya taka babumbyamo amatafari ni njye wariremye, ziriya nkwi bari kwenyegezamo ni njye wasiremye, n'umuriro barahuye bacana benyegezamo bakongeza ni njye wawuremye, nabo ubwabo bicaye bari mu nama yo gutegura kiriya gihano ni njye wabaremye. N'ubu turimo tuvugana nagezemo kare muri rya jambo rivuga ngo ibera hose icyayi. Iyo ufite morale unyeganyeza Imana. Kobwa ufite morale agera mu myaka 30 agakomeza kuvuga Imana, 35 agasigana ijambo rivuga kuko umwami Imana izantabara. Ndajya mbabwire ko muri 35 ntago abakica gahunda. Natwe abayobozi iyo tureba bayobora urubyiruko tureba abo bakobwa bakuze, none se arajya gusokoza ahengeka hari icyo akiramira ahita afatiraho, ntaba yica gahunda. Mirongo ubundi mirongo ni korosi rikata bavuganye nayo, iri korosi ryitwa mirongo ku bakobwa. Mirongo dutangira tuvuga 10 ubundi muri 18 haba hari imvugo ivuga ngo tumukwe, tumukura amenyo tumukwepe. makumyabiri n'itanu haba imvugo ivuga ngo bagarira yose ntuzirize. Aho ngaho muri 25 hari imirimo ihabera yitwa sharupi ntiyayisiga, sakame ntiyayisiga. Ari niyo mpamvu mbwira abasore bacu iri jambo rivuga ngo ndagukunda ntugapfe kurivuga, kuko uri yuri kuribwira ritegereje imyaka 21. Yariguriye ishakoshi, arigurira inkweto, ari kubitira hano tiro meka, none urimo urapfa kuri nyanyagiza. Nuhura n'abatarigeze bakizwa, yakumva ngo werekananwe n'undi akagushakira ikirungo cyayiyaranga akakurungira, hangize ukaza hano ngo dusenge. Natwe abashumba barago tuzajya tujya kugusengera wa muhungu, ariko twabanje kumenya amakuru. Niba utarabibwiye 15 ko bose siko hari uwo berekanye mu rusengero, umukobwa ahita ahaguruka aramunguna ati no 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 no. Urwo ni uruheburayo, ni urwo mu ijuru. No 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 no. Bazakwerekana n'igisirimba cyawe ndagahaguruka avuga ati no 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 no. Hano koko ubwo ntiwabura aho urigitira koko. Senga Imana ikuyobora, sinyigisho z'urubyiruko. Noneho 25 kuzamura ni imyaka yo kubifata uko
ugahanga amaso ku musara. Sigana ijambo rivuga ko nta jambo Imana ivuga ngo rihe, kuko umwami Imana azanaba. Uwiteka niwe mwungeri wa. Hari igihe ugeramo na make-up ntigufata, wanayitera ikavuvuka niba ari make-up. Ijambo rya kane, soza. Gisirikare kirangwa na discipline. Gasoreza. Gisirikare kirangwa na discipline. Ijambo rya mbere, ikoze. Ijambo rya kabiri, kwihangana. Ijambo rya gatatu, morale. Ijambo rya kane, discipline, ikinyabupfura. Ikinyabupfura. Umukristo arangwa n'ikinyabupfura. Hari igitwenge abana b'Imana badaseka. Oya, abana b'Imana hari uko bambara. Hambire. Reba kabisa pasiteri ndi n'ikigori mu muhanda. Gisheke. Nabikora ndi kumwe n'ababajama banje, ariko ntabwo nakongoza muri gari ngo mu bunyobwa. Mbikora rukari ngo bitewe naho ngeze nicyo shaka kugeraho. Naho bari gukina urusimbi ngenda nkavunjisha ibiceri kugira ngo ndebe ko nakura mu. Nkabivunjisha nkamanuka mbizegera ati murasiga se mwana, mwamenya mvuze iki se? Murasiga se, bahita bampa umwanya kubera ibiceri bumvisha. Namanuka namara kugera hasi kuko abakina urusimbi bagira uko bicara, uburyo wasutara tukahita tukubonamo Babiloni. Uburyo usutare bagira kumusutara. Ubwo mpita nkuramo Bibiliya ati ni cya pasiteri tu, nkahita mbabwira Yesu. Ahantu imbobo ziri kurwana nge ndazikiza, ariko wewe ntiwazikiza. Kandi nkugira inama ntuzibeshye ngo uzegere, ko zirarwana zikanikiza. Ziba zifite inzembe mu mufuka. Ushobora kujya kubakiza kandi aho urwembe runyuze ugira ngo ni ponseze hanyuze. Ariko nturukare ngahita mbabwira ati mwana ni kumigaza se. Ndabati bana boss nawe yarinda, ubwo mba nabara. Ahita banyegera nkaba ndabakijije kandi ntawe ngiye hagati bitewe nuko mbavugisha. Ubwo rero kugira ngo mbe pasiteri, Imana yanyujije ku ikosi y'ububobo, kuko ari zikaba bobo, mbese imbobo nzajya nzigeraho nkamenya uko nzivugisha. Amenya uko nziganiriza. Kuyo umubwiye ngo Yesu aragukuneta batubwira haze nyine. Heko bisaka mu ati Yesu nawe arakwemera mwana, ko ka mwana nongeyeho. Ketwanga ubwo se nanjye yanyemera kwe kubera mwana nongeyeho gusa. Hariho nigeze merekeza agiye gucoma ndamuherekeza. Nugufima mushuma. Gufima se byurabizi. Nugukora ijisho, gukora ijisho se byurabizi, nugufata icyuma, gufata icyuma se byurabizi. So nimvugo zo kumubumbi. Nukujya kunkura umugi. Akaroringa muhagaze iruhande. Tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa. Buriya barakarorinze barani bene wayo. Bana babonye barani bene wayo. Kuroringa. Ubundi gukuramo iki? Imbuto. Tufata rija rero kayita
babyita gukora ijisho, ariko Yesu wagize neza. Akaroringa amuhagaze iruhande, yamubwira ati karoringa, ariko Yesu aragukunda. Ati mwana pasiteri, nanjye Yesu yanyemera kweli. Karoringa nawe Yesu aragukunda. Ati ncungira abo bazungu. Se wamenya avuze iki? Ngo ncungira abo bazungu. Ubwo yarambwiye ngo nimucungire leta. Abazungu ni abasirikare. Izo ni imvugo zo ku Gasima. Ushobora no kuza watangamo chance tukakubonamo Babiloni ku Gasima, tugahita tuvuga ngo abazungu bateyemo. Bahita bakuyoba kwirigara uri kumwe n'abapushayi kandi wari wabagezemo uzi ko wabagwiri, kubera imvugo ku masiri gusa, slang. Zungu bateyemo mani umwe ugasigara wenyine kwirigara. Ubwo arema mbwira ngo ncungira abo basirikare mbese umutekano. Ati Gacomeno Yesu muhagaze iruhande. Icyo gihe nari mwarimu, nari ntaraba pasiteri. Maze ku Gacoma namwe ati rero nagucungiye nanjye turajyana gusenga. Tumva pasiteri tumwe ati ndaguha imyaka tugende ntaribi. Ati ndamuha ibiryo. Tugicaye nakoreraga Kiruhura ku rusengero rwa DPR. Twari dufite amateraniro y'umugoroba. Arinjana namwe ati tambuka wicara hano imbere. Namujyanye n'imodoka, tambuka wicare hano imbere. Mwa yaje ngo yicara hano imbere, ahita mwatare imbere ni danje mwana pasiteri, kanicarire hano inyuma ku muryango. Mbembayoka neza ngaba bareba neza, yicara hari inyuma. None korari maze kuririmba bagiye kwicara mbona arahagurutse araje. Rero aragenda ukagira ngo aragenda mu mazi kubera imigaze myinshi. Araza abadiyakoni bagiye kumutangira bati murekaze ninjye wamuzanya mbwire. Araza ahita nyongorera ngo mani pasiteri bari aba baby bararirimba neza, ngo abaririmbyi ni aba baby. Nitamwe ngo genda wicare bararirimba neza. Ati ko shaka gucoma se. Ndamubwira ati jya inyuma y'urusengero ucome wongere ugaruke. Nari nanze ko najya Nyabugogo ari wihita agenda atagaruka. Ajya inyungu ba Babiloni ni bahansanga serete. N'abati ba Babiloni bagusanga babwire yuko ari nje wakuzanye. Aragenda aracoma aragaruka, yumva ijambo ry'Imana, turamusengera arakizwa, turamubatiza. Ubu ni umuririmbyi muri korali, arubatse, afite umudamu n'abana 4, ni umushoferi atwara fuso. Ariko byari ikosi, cyatumye mufata n'ikosi nanyuzeho. Soza itandukaniro ry'igisirikare cyo mu isi n'igisirikare cy'ijuru ni irihe? Igisirikare cyo mu isi kigira ishami